Bakunze b'ikiganiro cyacu duhuje imitima, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro babasha kuzagikurikira, aho tuvuga ku mateka y'u Rwanda ndetse n'ibyo Imana yaduhishuriye ku gihugu cyacu usanga bihuye n'ayo mateka. Mbere na mbere rero ndabaje basuhuze, nizera ko mumeze neza. Ndasuhuza kandi na mugenzi wanjye Zefani, nizeye ko umeze neza nawe. Kandi ndagira ngo nibutse gato aho twari tugereje ubushize. Ikiganiro giheruka twabonye ko amoko y'Hutu, Tutsi atari amoko y'Abanyarwanda mu by'ukuri, ko yazanywe n'Abega mu gihe bari baje mu Rwanda bafata ubutegetsi. Uburyo babukoresheje bwabaye kubwiba, uko byaje kugaragara, ugasanga amateka yaragiye yisubiramo. N'uyu munsi ubutegetsi dufite bwatwawe mu buryo budasobanutse, usanga byihishe nyuma ikinyoma. Rero tukaba dukeneye kumenya neza kuko amateka y'u Rwanda atwereka ko amoko y'Abanyarwanda ameze ate, amoko Hutu, Twa na Tutsi yinjiye mu moko y'Abanyarwanda ryari, byagenze bite, ese ko bitera ikibazo ni ukubera iki? Ahandi hari amoko ntabwo amoko aryana, ahubwo amoko aruzuzanya, ntibabuza kubaka igihugu cyabo, ariko ariya yo ni ayo gutanya abantu. Niyo mpamvu rero tuvuga ko ari amoko yaje azanywe n'abantu badashakira neza igihugu cyacu u Rwanda. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurambura tukareba uko byifashe. Mpaye ikaze Zefani Byiringiro kugira ngo atuganirire kuri iyo ngingo. Nizera ko muri bunyurwe n'iki kiganiro. Murakoze. Urakoze Madamu Nira, kandi meze neza nkuko warumbajije uti meze neza kandi nawe nizere kumeze neza. Hanyuma ngasuhuza n'abatwumva, mbibutsa ko uyu munsi ku cyumweru tariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 tumaze iminsi turi mu munsi wa kane, ni wa kane cyangwa ni wa gatanu? Wa kane. Turi mu kwezi ko gusabira igihugu cyacu kubera ibibazo twikururiye, ariko tubirimo, tukaba dusaba imbabazi y'uko Imana yatwumva ikaba yatubabarira, kuko uko tubona ibintu uko birimo bigenda bitameze neza. Hanyuma rero mbere y'uko ntangira, hari utuntu tubiri nshaka kuvuga ntatanzeho udusobanuro cyangwa se tutumvikanye neza ku ubushize. Wigeze kumbaza Madamu Nira ikintu umwami w'u Burundi wapfiriye mu ntambara yari Uburundi n'u Rwanda rwagize igihe Cyilima Rujugira yateraga u Burundi. Yego. Uwo mwami narebye nsanga Vansina avuga yuko ari umwami Mutaga,
ariko Mutaga burya si izina si izina, ni nk'uko wavuga Mutara mu Rwanda. Cyakora ibyo ari byo byose iyo ntambara niyo yafashe kariya karere ko mu ntuza mu Buyenzi. Ubuyenzi bw'u Rwanda burya bwari ubw'Abarundi kera. Icyo gihe rero umwami Mutaga wariho, ntabwo ndashakisha neza ngo ndebe uwo Francina yashakaga kuvuga uwo ari we, ariko ni Mutaga, yari Mutaga. Noneho ikindi ntashoboye gusubiza, naho umwami Mutara Rudahigwa yajyaga bamwoherezaga kujya gupfira i Burundi, mfite burya ni tactique ya Gashozantambara y'u Rwanda. Iyo boherezaga umuntu mu kindi gihugu agapfirayo, uwo wapfiriyeyo, abapfiriye u Rwanda bamwita umucengeri. Umucengeri. Donc Rudahigwa yabaye umucengeri. Uyu ubaye umucengeri rero barakurwanirira. Buriya nawe yarabizi bamujyana cyangwa yarabizi kuko yarababwiye ati ndagiye, ariko mumenye ko abasigaye nta cyiza nabizeza. Yabibwiye, hari umuzungu, jyewe nabyumvise mu kiganiro cya Dusabyimana. Hari umuzungu wari umukuru guverineri, niwe ari guverineri adjoint wa hariya nyine Nyanza. Niwe wabivuze kandi donc yarabimubwiye ko bibaye ngombwa ko agomba kugenda. Kandi iryo zina ry'umucengeri ni n'uwo muzungu wabivuze. Ati narabibashije Makuza Anastase aramubwira, aramusobanurira umucengeri, donc undi yagiye abizi. Hanyuma mbere y'uko tutangira neza kiriya kiganiro cyerekeranye n'amoko, nubwo mbere y'uko nanahagera ntabwo twavuze y'uko ari amoko y'Abanyarwanda. Jyewe simbyemera, kandi hari impamvu. Ntabwo ari amoko y'Abanyarwanda, ni amoko y'Imandwa. Imandwa ntabwo ari abantu. Imandwa ziba mu bantu, ariko ntabwo ari abantu. Iyo uvuze ubwoko, buriya bwoko byanditswe d'abord jewe mama yari umusizikazi, yarabimbwiye yuko ayo moko ntabwo atureba, twebwe turabakristo. Yarabimbwiye, ariko ntabwo nigeze mbibenya ko ari ibanga ry'intuza ry'abasizi. Ariko hari umuzungu ndakeka ari umubirigi, yitwa Paul Pierre Gosio, niwe wavuze ati ayo mazina ni Ryangombe wayatanze, ayaha Imandwa ze, ariko nazo uko zizitwa ibice byazo bamaze kugera intuza muri ikuzimu, cyangwa se aho yagiye kubategurira. Ariko abasigaye barayafata. Yasize yabise. Yavuze ati Abahutu, Abatutsi, Abahutu, Abatwa ni kategori y'intuza yuko
iyo niba baratuye menshi babaga ari abatutsi, donc abatutsi ni abafite byinshi, abatuye makeya ni abahutu, gutyo abatutsi bo abatwa bo ntabwo ntacyo bari bafite. Ngizo ukuntu classe ni classe sociale zimandwa, ariko atari mu gihugu, ari mu ikuzimu. ese ubundi Nyabingi ubu ngubu hari yabaye no mu bindi bihugu cyangwa yari mu Rwanda gusa nk'i Burundi tuvuge? Ntuza Nyabingi cyangwa Ryangombe cyangwa ahubwo aho ngaho ubundi batandukanira he? Nyabingi na Ryangombe batandukanira he cyangwa bahurira he? kubera ko ari imandwa ziba ziri aho ngaho. Hari intuza nasomye yuko muri kariya karere hari imandwa nyinshi cyane zikomeye. Ntuza Ryangombe ubwe rimwe yazaga ari umuhizi, ubundi akaza ari umugaragu w'Abamara, ubundi urazi donc akaza yihindura akihindura akigira iki cyangwa kiriya, cyangwa se akajya muri uyu munguyu ejo akajya mu wundi cyangwa gutyo. Donc ni ce sont des esprits, donc ni ntuza ntabwo ari abantu physique. Donc ashobora kwigira, ushobora kuvuga ngo yari mu muntu wa muntu bakamwica, wa wundi umuntu yamara gupfa esprit ikajya mu wundi yayindi, urumva. Donc niko bagendaga bica ba byinshi, bamara kubica ukajya kumva yabaye Nyabingi n'ubu aracyariho kandi ari wa wundi wa kera. Ariko byose abo ngabo bose bo muri niza ibintu bya kirite ikorwa n'aba esprit iyo ntuza. Donc ariko n'abantu bayikurura, abantu n'ubundi baba barayikuruye mu buryo bwo ndaguha urugero. Fata Kiliziya Gatolika cyangwa Kiliziya ya Chrétienne. Abantu iyo wumvise umuntu ari mu mwuka, yego, iyo ari mu mwuka ishobora kuba ari umwuka wera umurimo, agatanga ijambo ry'Imana, cyangwa se akaba ari umwuka wande wa daimoni. Uwo mwuka wa daimoni niba ubyemera gutyo, fata rero yuko iyo myuka ya daimoni niyo ikoreshwa muri ayo madini y'abacwezi. Donc twebwe tuzi Ryangombe cyangwa se Nyabingi cyangwa se Kirangano mu Burundi, hari n'Ibitega bishobora gufata inka, ingurube, ihene, ibiki esprit zishobora kujyaho ryo hose. Donc ufate iyo nzira yaba ntuza abo ngabo Ryangombe, ntuza ukagenda ukajya kwa Wamara, ukajya kwa Ndahura, ukajya kwa Insaza, ukajya kwa ntuza aho ngabo bose, ukagera kwa Nyabiyonga ikuzimu, urumva. Donc abo ngabo nibo bagize Ryangombe nibo yashizemo, aravuga ati yewe ndagiye, ariko abantu ningerayo, abantu imandwa zizasangayo zizitwa abatutsi, abatwa, bitewe nuko bazaba barakotije, kuko niyo babandwa barakotiza, bagira gute ibintu nk'ibi, batanga amaturo. Nureba ntuza ukuntu za ntuza zimeze iwacu, naho iyo urebye ukuntu abantu barahira muri ntuza yabo, ubona ari ntuza imwe niyo y'abacwezi, ntuza imwe y'aba framasoni, ntuza imwe. Donc ce sont nizo za ntuza
n'ayo madayimoni abakoresha. Donc umudayimoni ugiye muri ntuzo ukavuga ati jyewe ndi umututsi, jyewe ndi umutwa, jyewe ndi umuhutu, aba yarafashwe na ya ntuza ya esprit ya dayimoni, ntabwo ari umuntu wa wundi physique uba urimo hariya, kuko ishobora kumuvamo ikajya ahandi. N'abantuza n'abakristu, iyo donc uravuga uti jyewe ndi umukristu, okay, urimo intuza umwuka wera ukurimo ni ukoresha, ntaho uhuriye n'ibyo by'intuza by'amoko cyangwa se yaba imandwa z'abahutu, abatutsi, abatwa. Uri umukristu, nta yindi, nta kindi. Donc umuntu ukubona akubonemo ishusho ya Kristo, undi azaba ari uryangombe muri ntuzo aho ngaho. Nguko akoze cyane. Hanyuma rero jyewe nashatse yuko tuvugana kuri ibintu batwandikiye. Jyewe narebye maze gusoma ibintu Francina wasohoye igitabo muri 2001 yavuze, yanenze inyandiko za Alex Kagame, kandi Alex Kagame niwe wemfuruwashije abanditse amateka y'u Rwanda hafi ya bose. Maze kubona ibintu yamwanditseho, yavuze yuko bidahuye n'ukuri kandi bimwe bitagendeye no ku mategeko y'uko bandika amateka. Nanjye ndavuga nti niba uriya muntu w'umunyamahanga abonye biriya, reka nanjye ndebe ibisigaye atashoboye no kubona. Jyewe nibyo nshaka ko tuvugana gakeya mbere, hanyuma tukajya muri biriya ducukumbure biriya by'Abega, kuko jyewe ntabwo nashaka kuvuga yuko ndi umunyamateka, ahubwo ndikora analyse y'ayo mateka. Iyo bakubwiye ngo dynasty y'u Rwanda y'Inyiginya ngo ni ituruka mu ijuru, d'origine céleste, urandika amateka wabibonye yuko ari d'origine céleste. Yego. Hanyuma muri ayo mateka ugahereraho, ntuze kwerekana ayo mateka yaba uko yidevelopye mu gihugu, iyo dynasty ya d'origine céleste uko yari imeze, nuko yagiye, nuko yabuze, ibintu nk'ibyo, ahubwo ukidevelopera ibintu by'imandwa, ibintu byo guterekera, ibintu byo kugira bya bindi by'aba bandi bategeka igihugu. Yego. Urumva hatari ikibazo. Abo iyo ntuza iyo dynasty y'Abega ko yaje kuba ntuza yabo ituruka ikuzimu kwa Nyamiyonga. Iyaje mu Rwanda y'Abanyiginya ituruka hehe? Ituruka kwa Gihanga ku ijuru. Yego. Wajya kureba ugasanga barimo barandika amateka y'u Rwanda ngo ni amateka y'Abega. Abega bamanukanye na Gihanga, kandi bo uwo baramya aturuka ikuzimu. Murimo murareba mugasanga ayo mateka barayanditse ukuri. Oya, barayacuritse. N'urumva
umugabo wakoze recherche hari abantu benshi nahuye nabo biganye cyangwa se bigishijwe na Alex Kagame, baravuga barahamya yuko ubwe yiyemeraga ko atari historien. Yarandikaga ibyo bamubwiye agashyira hariya agapiburiya. Ntabwo yakoze recherche z'umuhistorien, ari umuhistorien. Ariko umuntu wabikoze agashaka nuza akareba hirya akareba hino, akajya Uganda, akajya muri Tanzania, akajya mu Burundi, akagira gute, akareba uko bimeze hariya na hariya, akandika igitabo. Aravuga ati u Rwanda rutangira igihe Ndori ahuza na Nyirarumaga bagakora Nord Sud u Rwanda. Ati mbere yuko Ndoraza nta rwabagaho. Yego. Nakoze nanjye ubushakashatsi, nakoze ntuza muri nakoresheje ntuzi imibare ndeba ukuntu nkoresheje la population iri mu Rwanda, ukuntu yagiye yevori. Sanga mu gihe Ndori yari mu Rwanda abanyarwanda bari bahari, ntabwo niba bari banahari naye ntibageraga ku 100. Nabo ni benshi. 100 umubare 100 nabo ni benshi. Ariko n'u Rwanda icyo gihe rwari ruto, aho wakwitaga u Rwanda hari hatoya n'ubundi. Niwe wahuje Ndorwa na Nduga icyo gihe dimwe imyaka yamaze. Ndorwa yari ihuye na ni hariya ruguru hari Ruhengeri, gice cya Byumba. Donc noneho ukagenda wamara kwambuka Mwogo na Nyabarongo ugafata hafi igice cyose kugera kuri ntuza kugera ku ishyamba rya Nyungwe. Iyo ngiyo niyo Rwanda rwa mbere rwahujwe na Ndori. Noneho rero iyo Ndori avuze ati mbere yaho ntabwo, undi akaza akavuga ati habayeho abami, akazana abo ngabo bakirima bamukobanya ba Sekarongoro, babwimba, bayuhi, ntazi n'ibiki byose, abantu bataba mu Rwanda rutari ruriho. Arabwira nde? Kandi ikibabaje nuko nibajya gukora amazina y'abami baragenda bakazagera kwa Yuhi Gahima. Yuhi Gahima nababwiye ko ngo niwe ngo afite wa undi wamara uwategekaga Bunyoro. Uwo Yuhi Gahima ari muri Ntuzaki, akiri muri Bunyoro cyangwa nyuma? Wamara ntabwo nta handi yategetse muri Ntuza muri Bunyoro. Na Yuhi ngo akaba Yuhi Gahima namubonye muri Ntuza mu bakurambere ba Ntuza ba Wamara. Ukumva urumva abo babyeyi. Ikindi cya kandi ukaza kugera ko ugasanga abantuza abakurambere babami hafi ya bose babyawe n'Abega, kandi Abega warangiza ukavuga ngo Abega babyarana n'Abanyiginya, kandi Abanyiginya bazanywe na Ndori na Nyirarumaga. Ibyo bintu bya kera byose arabizana ngo wabyarana n'Abanyiginya. Wabyarana gute n'abantu badahari? Wabyarana gute
ukiyita umunyarwanda kandi nawe ubwawe waraje mu Rwanda, u Rwanda ruriho imyaka 300. Icyo ni ikibazo umuntu yagombye kubaza Alex Kagame, ariko ntawe uhari. Alex Kagame yandika yuko Cyilima Rujugira Cyilima Rugwe ngo niwe wabaye unificateur y'abanyarwanda. Cyilima Rugwe ni uwahe? Ko ari mu bami uko babavuga ba mbere ya Ndoli, kandi Ndoli yakoze unification y'u Rwanda. Cyilima umuhungu we Ntuza Mukobanya n'umwuzukuru we Ntuza Sekarongoro, Cyilima Rugwe, abo bose bari imbere ya Ntuza ya Ndoli. Uwo yakoze unification y'u Rwanda ate? Kandi aravuga ngo yabikoze avec Ntuza atarwanye, ngo ahubwo avec la force du mental. Donc ubwenge bukabije bugize cyane. So ibyo bintu ni ibya Ndoli. Bwa bwenge bukoze birimo miracle ni ibya Ndoli. Baratwara ibintu bya Ndoli bakabiha umwami utarabayeho kugira ngo Ndoli bamuminimize. Ibyo bintu c'est dangereux. Ntuza akavuga ngo Bwimba, umwami Bwimba ngo niwe wabujije, waciye ko abasinga baba abagabekazi. Uwo Bwimba ari imbere cyane ya Ndoli. ubanza hari Ruganzu wa Bwimba. Ni ubanziriza iyo Ntuza niko abivuga. Kandi niko nanjye nabyize. Ni ukuvuga ngo hari Bwimba, hari Rugwe, hari Mukobanya, hari Sekarongoro, hari na Cyamatare. Abo bose baza imbere ya Ndoli. Ya Ndoli. Ariko aravuga ngo uriya Bwimba ngo niwe wabujije abasinga kubyara abami. D'abord u Rwanda ntirwari ruriho ku gihe cya Bwimba. Ensuite yarababujije, ariko Ntuza Nyirarumaga yaje Ntuza muri clan y'abasinga nyuma ye. Memu Kagame yandika ko cyangwa se uwamusimbuye ko abyivugira, yandika ko mbere amateka y'u Rwanda atangirira kuri Ndoli, kuko mbere yaho yari yibagiranye. Ariko yamara kwandika ibyo ko bibagiranye, noneho bakajya kuzana ibyo ngibyo bya Cyilima, bya Ntuza, bya Mibambwe Sekarongoro, bya Kigeli Mukobanya. Ora ayo mazina ubwayo Mibambwe Kigeli Ntuza Yuhi ni amazina yatanzwe na Nyirarumaga wabayeho nyuma y'abari abantu baragize. Ukuntu yabaha uyabaha uwo ari we wese harimo kwivuguruza, kuko niba avuga ko amateka yabo atigeze anandikwa anamenyekana, nyuma akayagarura akayashyiramo, akayashyira hari kandi akayagira akaba develop. Hari ikibazo yagize, yewe nteka ko aryo gituma yivuguruza kenshi, kubera ko yananiwe kugisubiza. Nuko aravuga yuko ngo abanuza abasizi bamubwiye yuko abami bazaba 43. Agiye kubara abenshi yabonye ni 15. Ajya gushakisha hirya.
yagombaga gushaka rero ukuntu azajisitifiye baba kugeza kuri 40 na bangahe. donc abiru babimubwiraga se bari babizi cyangwa nibyo? Ntabwo ari abiru, ni abasizi. Abiru n'abasizi, abasizi nibo batanga amateka. Ntabwo abasizi bigeze bamusobanurira aho 43 baturuka cyangwa naho bagarukira. Uretse ko ndaza igihe nikitukundira ndahabereka. Ivansi nawe mu byo byatumye ajugunya ibintu bya Alex Kagame nuko ibyo yandikaga byose byagombaga kugira reference, ntazo yashyizeho. Mu mateka iyo wandika amateka ntabwo wandika ibintu uko ubishaka, uko bivuye mu mutwe wawe. Ubundi mu itangiriro muri kode yakozwe na Nyirarumaga avuga yuko ubwami bugizwe n'imitwe ibiri. Umutwe umwe w'umwami, umwami agaturuka muri famiye y'abashambo, kandi abashambo bari umukuru w'abashambo yabaga ari umwungura. Noneho undi mutwe ubwami yabaga umugabekazi, nyina w'umwami. Nyina w'umwami yaturukaga muri clan y'intuza la famiye yabo hepfo bari bagizwe n'abasinga, ariho nawe aturuka. Icyo gihe byanditswe nta bega bari mu Rwanda. Abega baje inyuma y'imyaka 300 hafi aho. Ariko wajya kureba ugasanga na mbere ya ntuza n'abami bashyira mbere ya ntuza ya Ndori nabo abaha abanyina ari abegakazi. Abega baje binjiye, arabivuga, abega baje binjiye bavuye i Burundi babatsembatsembye, abahunze bahungira mu Bugesera. Binjiye mu Rwanda Bugesera imaze gufatwa. Nguko uko binjiye, kandi ntiryari mu gihumbi hafi 1800. U Rwanda ruriho hafi 1500. Ukavuga ngo abami babayeho na mbere yuko banuza bega bazira ngo bari bafitanye n'abega. Urumva atari ntuza ibinyoma byambaye ubusa, urumva atarakoreraga ruswa y'abantuza. Yanditse mu gihe abega aribo bategekaga bagira ngo baregitime ubutegetsi bwabo. Oya, donc yego ntabwo ari nibyo nyine, abo bami bamuforusaga kwandika ibituma abo bega babona ntuza legitimite, kandi ntayo bari bafite ubundi. Hanyuma hari Ndori yari yarategetse yuko abami bazamukurikira bose bazajya mbere yo kugira ntuza bazarahira cyangwa se bazajya babatizwa. Muri ihe dini rero babatizwa. Erega basize idini rya Gihanga ryari ririho, yarisizeho. Ahubwo idini rya Gihanga baraje, babandi baje bavuye i Burundi n'iki, baraza bararisiba. Urumva barisibye, abari bakoranaga na Gihanga bose cyangwa se na Ndori bose babagira
abahutu nk'uko abahutu bameze muri iyi ntuza Mm. ariko Rudahigwa haziye igihe yatangaga yakonsakaraga u Rwanda au Kristu roi yatangaje yuko urwa mbere Kristu roi niwe wakoze Kristo niwe wakoze u Rwanda, unification y'u Rwanda niwe wayigize, kandi yasize amategeko abo yasigiye ubutegetsi mu cyimbo cye amaze kugenda, yasize babwiye amategeko bazakurikiza, nta n'umwe wayakurikije. Ariko Kagame yanditse ko abagesera bandorwa ntuza abo bose bagisaka n'ibiki byose ngo barayemeye barayakurikije. Ntuza nta n'umwe wigeze abatizwa uretse Rudahigwa wenyine yatuye Kristo umwami amaze imyaka 2 abatijwe. Yari yaranasize avuze yuko ntuza Ryangombe atazagera ibwami, batazamwakira na rimwe. Ni Ndoli wabivuze. Uwo ni Ndoli. Amategeko code des autorités n'iki byose ni Ndoli wabisize we na Nyirarumaga. Amfete ni Nyirarumaga byari ku ngoma ya Ndoli. Yego. Noneho nubwo yababwiye ngo ntuza Ryangombe ntazagere ibwami ngo bamuhe intuza bamwakire, Kanjogera n'umuhungu we Musinga babaye inisiye, byarinjiye idini ry'ubucwezi. Cyari ibyabo cyane biriya. Ibyo babizanye. Ariko Kagame agiye kwandika yandika ngo mwumvaho abavuga ngo ntuza ngo iyo bavuga ubuhutu bundi ngo ntabwo ari classe sociale, hari ababivuga. Yaranditse ngo Kagame Alexis padiri ngo yaranditse ngo abami bo mu Rwanda ntabwo bajya mu idini rya Ryangombe ngo kuko nta mwami w'u Rwanda ushobora gupfukamira undi mwami, kuko Ryangombe yari umwami w'Imana. Kujya muri iyo ntuza yo kubandwa ni ukuvuga ngo ugomba gupfukamira Ryangombe. Yarabeshyaga, Alex Kagame yarabeshyaga, kuko Yuhi Musinga na nyina Kanjogera birukanywe mu Rwanda kubera ntuza Ryangombe. yarinjiye idini rya Ryangombe, bari barinjiye idini rya Ryangombe, ahubwo idini katolika bashaka kurinyuza mu idirishya. Birukanywe na Eglise Catholique. Aho urabyumva? Ibyo bituma umuntu atangira kumva gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe. Urumva abazize idini rya Ryangombe, kandi Ndoli yari yaraciye Ruganzu, Ndoli yari yaraciye Ryangombe kugera n'ibwami. Noneho Kiliziya Gatolika iba ariyo yirukana wa mwami wari wararenze kuri rya tegeko akajya gupfukamira umwami w'intuza. Ariko Alex Kagame aravuga ngo iryo dini rya Ryangombe ngobo ibwami bari hariye abahutu. Mu gitabo niko byanditse muri ntuza ye. Abahutu nibo bari babandwaga, nibo baterekeraga bonyine. Niko bivugwa. Niba abahutu aribo baterekeraga babandwaga bonyine,
est-ce que abiyita abatutsi uyu munsi ntabwo ababyeyi babo bigeze babandwa? kugira ngo abanyarwanda hari igihe ahubwo bose babandwaga. Oya, na Musinga ubwe na Kanjogera bayirukanwe kubera kubandwa. ubwo bari abahutu wenda nabo ushobora kuba barahinduye muri icyo gihe bakaba ngo babirekeye. Donc abo bantu bagera ibwami n'ibiki byose ngo babirekeye abahutu. Urumva? Donc urumva ibyo bintu iyo jewe yo mbisomye numva ibintu batubwiye, ndavuga nti uriya mugabo wanditse biriya ntabwo yanditse amateka yacu, yanditse amateka y'abega. yanditse ibyo abwiwe, ibyo asabwa kwandika. ababimusabyaga ni bande? ni abari ku ngoma. Ingoma yariho yari yande? yari y'abega nyine. Ni nk'ayo barimo kutwandikira mu Rwanda muri iki gihe. Amateka yisubiramo. Nyirarumaga Kagame amwita Nyamususa. Nyamususa akamwita umugore wa Gihanga. Abo Gihanga yari avuye mu ijuru, ntabwo yaje afite umugore. Ntabwo yashoboraga kuza kurongora avuye mu ijuru, ntibarongora. Urumva? Ubwoko bw'ubusindi babufashe nabi. Byanditse mu gitabo, byanditse muri ya poeme ya ntuza y'impakanizi. Baba ngo ubusindi bushya, donc ubusindi bushya bugira gute? Basomye baranditse ngo ubusindi babyita ubwoko. Ntabwo ari bwose. Dirya jambo ni jambo poetike. Ubusindi bivuga ubundi busi, ubundi butaka. Kandi hari aho ugeraho ugasanga Kagame inuza ubwa bwoko bw'ubunyiginya, rimwe yanditse ko ari ubusindi, ubundi yanditse ko ari ubunyiginya. Ntabwo ajya byandika byombi hamwe. Ni ukuvuga ngo ririya jambo donc yariburiye ntuza yayo. Ariko ni ijambo rishaka kuvuga ubundi butaka. Iyo yanditse n'ubyiyandikira, ntabwo ari byo mbivuga, yanditse ngo Nyirarumaga ngo c'est la mère prédestinée. Faransa gutyo. La mère prédestinée nta wundi wabayeho uretse nyina wa Yezu. Umupadiri udashobora kumva yuko nta wundi prédestiné, la mère prédestinée wundi wabayeho, yewe ntabwo numva ahantu arimo atujyana. Ikindi cya kabiri cyafe nkurikijeho nuko iyo areba neza yari gusanga population du nord y'u Rwanda ntabwo yagiraga abami. Bari abahinza, bari nta bami, cyangwa se niyo bagiye kubita intuza babita rero watore. Burya abayisirayeli bitwa la partie nord ya ntuza ya Israeli, ya intuza yose. Imana yirukana kuva muri ubwo butaka, yayitegetse kutazagira abami. Byanditse muri Oseya igice cya kabiri, Oseya cya kabiri umurongo wa gatatu cyangwa wa kane n'uwa gatanu. Igice cya gatatu umurongo wa kane n'uwa gatanu. Donc bari abantu baturutse iyo kera ruguru, kera imyaka n'imyaka magana ngahe,
700 mbere y'ivuka rya Yesu. Nta bwoko nta bwami bigeze, ahubwo bakurikije ayo mategeko bahawe bageze. Niyo mpamvu Ndori yavuye yitwaga ni Nkuba, yavuye mu ijuru iraza irabahuza na Ntuza nabo hepfo, baforuma igihugu kimwe nk'uko byari byarahishuwe. Amazina y'abami nabivuze kare, kubera ko aragenda ya yindi ya Mutara, donc Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Kagame yaragiye ayashyiraho Ntuza amazina 1 2 3 4 5 ibintu nk'ibyo. hari na Kirima, ashyiramo na Kirima. Oya, icyo ni ikindi. Ariko aravuga ngo Yuhi wa mbere, Ntuza ibintu nk'ibyo kugeza kuri wa gatanu. Ibyo bintu bigomba kusibwa, kubera ko intangiriro yabyo ni babami bari avuga bitigeze babaho. Yuhi Gahima ntabwo yigeze ba mu Rwanda, Kirima Ntuza Rugwe ntabwo Kirima Rugwe ntabwo yigeze aba mu Rwanda. Abo bose ba Ntuza ba Mibambwe, Ntuza ntabwo abo abo bose babanziriza abami baje nyuma ya Ndori. Kandi ugasanga amazina yabo arayavuga ngo 1 2 3 4, kuvuga ngo yatangiriye hehe? Hariya kwa Kirima, cyangwa ahubwo kure yaho. Niko byari bimeze. Ibyo bintu igomba kuvaho, ari iriya numerotation zigomba kuvaho. Nta Ntuza ifite, ahubwo zenduiza abantu anere. Kandi kenshi bagenda bavuga ngo Kirima Ntuza. Icya kabiri, uyu Kirima Rujugira yaraje asanga ibintu, yakoze kudeta. Niyo kudeta ya mbere yabaye mu Rwanda. Ntabwo uriya muntu yari muri Linyeruwa yari, ntabwo uriya muntu yari umunyarwanda. Uriya yaje ari usurpateur, nk'uko bari bamaze kumeneshwa. Baraza barinjira, bagira Intuza Imana, banyura mu Bugesera, baraza ikudeta barayikora, ahimba izina. Yarabanje yica umuhungu wa Mazimpaka, uriya Karemera, aramwica. Amaze kumwica aranamusiba mu mazina y'abami. Noneho aragenda ajya kunuza kuri Semugeshi. Nyuma ye ashyiraho umwami witwa Nyamuheshera utigeze ubaho, amwita Kigeli. Anategeka ko iriya sikere nirangira, uko Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi irangira, bagakora iyindi. Aho imwe iya mbere irimo Mutara yirangiye, ategeka ko bazajya bashyiramo Kirima, Kigeli, Mibambwe, Yuhi. Barangiza akaza Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, gutyo gutyo. Nibyo. Nimureba neza murasanga iryo zina rya Kirima kuva Ndori yabaho, Kirima Rugwe, Kirima nta wundi mwami wigeze arifata. Uwagombaga kurifata yari Rudahigwa. Ariko Rudahigwa yashyizweho na Kiliziya Gatolika. Yego. Kiliziya Gatolika
bariya ba classe nibo batanze izina ry'umwami Rudahigwa bamuha Mutara. Ntabwo ari ukwibeshya, ahubwo nuko Cyilima n'izina ryafiyeho ku ngufu, ntabwo Nyarumaga yari yarishyizeho. Uyu rero impamvu niye nuko uyu Mutara mu mategeko niwe wagombaga guha inkoni, byanditse mu mategeko ntuza arayafite neza, niwe wagombaga guha inkoni Kristo umwami. Donc umuhungu wa Shyerezo niwe bagombaga guhana ntuza inkoni kuri Kigali. Kigali yabaye i Nyanza. Gusa ntibabyishe, ntibagombaga kujyaho byari biteganyijwe. Ibundi umusozi ni ntuza ni siège y'umwami aho yaba ari hose, naho yaba ari mu kibaya haba harimo ntuza. Donc hitaruye niho umwami ajya. Donc yari i Nyanza, ni naho bashyize kiliziya Kristo ntuza kiliziya ya Kristo Roi. Niho Mutara yahaye Rudahigwa Shabedire, yahaye Kristo umwami inzu. Ni hariya ni kuri Kigali ya mbere. Ariko icyo gihe Isirayeli yari itarajya, igihe cya Isirayeli cyari kitaraza cya Jerusalemu yaje nyuma. Hari bon ntuza ndumva ari ibyo nashakaga kuvuga. Mu by'amateka ntari nagombaga kuvuga uyu munsi. Nashaka kwibutsa uriya Gihana. Waguye i Burundi. Gihana waguye i Burundi. Yaguye i Burundi mu 1773. Hanyuma umugore wa Gihana yitwaga Nyiratunga. Yabyaye umwana mu 1800. No ku myaka 7 nyuma yuko imyaka uravuga ngo 7 imyaka 27. Urumva? Hari aho narebye mbona bavuga yuko Gahindiro avuka kuri Mibambwe Sekarongoro. Mu by'ukuri Sekarongoro ni Nsoro. Ni nko kuvuga ngo andika Curika Nsoro, noneho ni Goreka Nsoro. Sekarongoro ni Nsoro. Nsoro se yari uwo mu Rwanda. Uriya nyina yaje avuye mu Bugesera. Aze afite inda ya Nsoro. Noneho abyara uriya, ageze amaze umwaka umwe niho yabaye umwami w'u Rwanda. Urumva abandi bakaza bakavuga ngo
ngo ni umunyiginya. Umunyiginya aguze gute? Niyaza kuba yaravutse kwa Gihana, yongo Gihana yaramubyaye, ntabwo aba ari umunyiginya, kuko Gihana, Cyilima, Rujugira, Sentabyo n'Abaha ntabwo ari abanyiginya. Ingoma y'abanyiginya, ibi ngibi bigomba kumenyekana gutya, ingoma y'abanyiginya irangirira kuri Karemera Rwaka. Bakomeje kuyiyitirira kubera ko baje, iyo baza kuyihindura byari kubagora, yenda abaturage bari kwirevolta bari kugira gute, bakomejeho ingoma nyiginya, ariko nta munyiginya iri munsi. Ingoma y'Abaha yatangiriye kuri Cyilima, Rujugira, igera kuri Sentabyo. Ubwo hari ryari, nkurikije ntuza ya Vansina, 1770 kugeza ku 1881. Aho niho Abaha bahaye inkoni Abahindiro, ari bo Bakono. Abahindiro ni Abakono. Nuko icyo gihe abanyiginya bari barambuwe ubutegetsi. Kera bari ahubwo bagomba kuba bamwe bageze muri Zaire bahunga, kuko Cyilima ntabwo yaje akina. Habaye intambara. Ntabwo yafashe kudeta atarwanye. Noneho ntuza, icyo gihe hariho igihe ntuza Gahindiro yazaga n'umwa, u Rwanda rwari ruri mu nzara mbi cyane yitwaga Bukungugu. Yatangiye muri 1798 kugeza mu 1802. Igihugu cyafashe ikindi mu gihe cya guerre civile, kuko u Rwanda rwarimo guerre civile kandi harimo n'inzara, kandi gifatwa n'umwana w'umwaka umwe ahari. Urumva Bugesera yari nayo yaracitsemo kabiri, nako ntabwo yari kibaho. Umwami yari yarahunze. Abarundi nibo babanje hari gutera. Abarundi bateye Bugesera, noneho umwami inuza, ingabo z'umwami zari zigizwe cyane cyane cyangwa gusa n'Abahondogo. Abahondogo barabarimye, Abarundi barabarimye, barabatsemba, barashira, n'abasigaye bigira barifofera mu yandi moko. Mu Rwanda Abahondogo barabuze, nanko muri ntuza aho ngaho mu Bugesera barabuze, kandi nibo batwaraga Bugesera. Noneho nagira ngo mbahe iyi ntuza, iyi resume yuko ingoma ya Ruganzu yamaze imyaka 33, yatangiye muri 1510 igera muri 1543. Hanyuma hakurikiraho ingoma y'Abanyiginya yatangiriye kuri Kanyarwanda, igera kuri Karemera Rwaka, yamaze imyaka 227 kuva mu 1543 kugeza ku 1770. Hakurikiraho ingoma y'Abaha itangirira kuri Rujugira igeza kuri Sentabyo. Ubwo ni ukuvuga kugeza Sentabyo watangiriye, Rujugira watangiriye ku 1770, Sentabyo arangiza mu 1801. Iyo ni y'Abaha. Iy'Abakono itangirira kuri Gahindiro ageza kuri Rutarindwa. Ukuvuga va mu 1801
kugeza ku ntambara ya Rucunshu. Intambara ya Rucunshu niyo yazanye ingoma y'Abega kuva mu 1896 kugeza mu 1933. Mu by'ukuri hariya Musinga yariho ariko atariho hakora umuhungu we, noneho umuhungu hakora nyina Musinga. Umwami niwe witirirwa ingoma, ntabwo ari nyina. Waruvuze ngo Musinga ngo yari ariho atariho ngo hakora umuhungu we. Yo nuko muri 31 Musinga yari yirukanywe. Yari yarirukanywe ariko ntabwo yapfuye, yari atarapfa. Kandi icyo gihe yari yaragiye Kamembe. Muri 33 Ntuza mu Rudahigwa yari ataraba converti au christianisme. Noneho rero kuva icyo gihe kuva kuri Kanyarwanda kugeza kuri uriya Mutara wari kumwe na se Musinga mu 1933, ya myaka 390, Ntuza Ezekiel arayibarira abaruguru, Israel ya ruguru, Rwanda Nord. Noneho akaba indi imyaka 40 ikurikiraho abarira Rwanda Sud 40. Nyuma yaho, nyuma y'icyo gihe cy'imyaka 40, u Rwanda uretse ko ntarahagera, uriya mwami Rudahigwa niwe watangiye Intuza Royaume du Christ roi mu Rwanda. Ariko nge mbona atangira hariya muri 1933, niho yatangiye kuba convict kujya muri dini, ashaka no kubatizwa baramwangira, bagira gute baramwangira, kugeza igihe Musinga apfiriye, ariko undi we yari convaincu, yari Ntuza. Donc igihe cyamaze imyaka 25, iyo myaka 25 iravugirwa muri Ntuza apparition de la Salette. Muri 58 niho hatangiye amacakubiri y'Intuza y'indandurazuzi. Niho abagaragu b'umwami b'Abega batangiye gutera hejuru umwami Rudahigwa, kuko yari amaze kwemera Intuza porogaramu ya Nations Unies y'Ababiligi yo kwemancipa la classe iriya yo hasi y'abagaragu n'abakiko bitaga. Noneho muri uzarebe na Ntuza n'ishyaka ryabo ngo ni emancipation. Iriya emancipation ntabwo ari iyabo, ni iya Nations Unies qui oblige Ababiligi kujya kwemancipa bariya bacakara, bariya Bantuza. Abandi baranga, abandi banze, kandi undi afite instruction zivuye hejuru, ndavuga Rudahigwa, bo baravuga bati ntidushobora, ntaho duhuriye n'Abahutu, ntaho duhuriye n'abariya bacakarafu n'ibiki byose, ntaho duhuriye. Umwami wacu yaje abakonkera bariya bantu, igihugu cyabo baragifashe. Niyo navugaga igihugu cyabo ni bande abo bantu? Uwo mwami wabo wafashe igihugu cyabo ninde? Uwo mwami ni Kabare, niwe mwami w'Abega wafashe igihugu cy'Abahutu. Noneho ati ntabwo twigeze tuba dusajya, ntabwo twigeze tuba de frere.
ntaho duhuriye. niho bamwohereje kujya gupfira i Burundi, kujya kuba umucengeri i Burundi, apfirayo. Noneho navugaga ya myaka 40 yahariwe abo hepfo, kuva muri 1933 kugeza mu 1973. Mwumve neza iyo ntuza. Iyo ntuza, iyo dere iteganijwe muri Ezekieli igice cya 4, umurongo wa 4 n'uwa 5. hanyuma cya kindi cya imyaka 390 ubanza ari cya 5 n'icya 6, na umurongo wa 5 n'uwa 6. Icyo gihe rero 73 bibaye, habaye amahano yandi adakwira. Cya gihugu cy'u Rwanda cyari kiri ntuza igihugu unifiye, haje umuntu ufite amapeti ku ntugu, ya unite y'intuza arayirandura, arayisenya, igihugu kirasenyuka gutyo. Haza Rwanda Nord, Rwanda Sud. Niho hatangiye kuza iziriya ntuza, abantu bo muri Sud batangira bariyuka, barahunga bamwe. Hanyuma igihe ubutegetsi bwa Rwanda Nord bw'ingufu bw'igitugu burangirana na 94, noneho haza exile ya kabiri. Ariko nagira ngo mbabwire yuko guhunga kwa kabiri, ariko uko guhunga kwa kabiri kwatangwe n'intambara, kwaje ari igihano, kubera uriya mwami, uko byanditse, ngewe ndabivuga uko byanditse, uriya mwami yasuzuguye shebuja, kuko yari umukuru w'ingabo za shebuja. Shebuja aramwica nabi, anamukuraho bidakize ntuza. Donc yagombaga no kubihanirwa imbere y'amategeko. Noneho iyo ngoma ye yari yarahanuwe mu gihe Musinga yari umwami, mu gihe hari intervention du Nord bashakaga kuza kumukuraho kubera ko babonaga atari legitime. 1929 muri iki gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli 7 banza n'umurongo wa 8, avuga ngo wigira ubwoba, kuko muri myaka 65 ntabwo uriya azaba akiriho. Nufata iyo myaka 29 ugashyiraho 65, byanditse mu gitabo cy'Imana, urasanga ari 94. 1994 niho wa mwami waje gusenya Nord Sud, waje gufata abo muri ruguru, akabagira abandi, bamwe bakabirukana, abandi akabatwara nk'intuza. Niho intuza yahamagaye, donc Imana yahamagaye les plus barbares des barbares, les plus barbares des barbares, des barbares païens. Ibavana ruguru, baraza bakuraho. Urumva? Nibyo twabonye mu Rwanda, byanditse muri Ezekieli. Nuko n'abagizi ba nabi barusha abandi bose, nibo yazanye kugira ngo nuko abagizi ba nabi barusha intuza kugira ngo bahane ba bandi ba mbere bakoze amakosa, ni nabo donc baboherereje abagizi ba nabi barusha abandi bose. Niko byageze, kandi abazi kureba barareba. Hanyuma ubwo niho nyine uwo nguwo aje, yitwa Dan, azanyabe,
baratahutse, hanyuma abandi barasohotse. Ubwo ngubwo ntabwo byaciriye aho, habaye ikibeho, ingoro y'umwami y'Imana nyakuru ya iruhande rwayo baraje barasenya. Ibyo bintu itariki ya 22 z'ukwezi kwa 4/1995, abomination yabereye hariya, nta handi, nta gasuzuguro karenze kari wasuzugura Imana. ariko ibiriya bintu byose yitweho bihuye cyane nyine n'ibyo by'uko impuza ryangombe ryari idini, naryo idini rya ryangombe ryagombaga guhangana n'idini ry'Imana, kuko niba barbari baratashye, nabo batashye ari abapagani, baza barwanya Imana mu by'ukuri, aho mu kiliziya niho ihapfiriye abantu. Hari Madame Niera, hari ikintu kijya kinsetsa. I Vatikani hasohotse article muri journal yitwa journal y'Ivatican, shitwa ngukira ibyo ari byose narayibonye. Iravuga ko mu Rwanda habaye martyrologie de l'Église. Iyo urebye ukuntu bakurikirana ubwicanyi bwabaye mu kiliziya muri 1994, ikiliziya iyo ariyo yose mu Rwanda barazivuga zose, baba abasenyeri, baba abapadiri, baba abafurere, baba ababikira, bose muri 1994 barababaruye, kandi baravuga mu izina, bakavugana n'uza congregation yabo n'ibyo byose 248 cyangwa hafi 150. Ikuntu bavuga ngo abatutsi bakorewe jenoside kubera ko ari abatutsi, ariko nta n'umwe uvuga wari watera agatoki ngo avuge yuko kiliziya abakristu bishwe bazira ko ari abakristu katolika, kuko bari abapadiri babica ntacyo babahoraga, kandi uburyo babibasiye bigaragara ko rwose hari gahunda yo kuza kurwanya kiliziya gatolika. bajya mu kiliziya, bajya muri ntuza, muri kuva bajya muri ntuza, aho ngaho ni kiliziya baronda gusa. Ariko nta nubwo byari na gatolika, n'abakristu bose bagiye babica nabo mu yandi madini. Abo ngabo jewe ndavuga bo mfitiye gihamya kuko barabaruwe. Ni ukuvuga ngo nta gushidikanya iriya ntambara, kandi no kugira ngo abantu bapfire mu kiliziya. Ubundi kera bavuga ko iyo abantu bahungiraga mu kiliziya babaga barokotse. Icyo kintu rero bari bakizi, ahubwo besita abantu guhungira mu kiliziya, bohereza, twarabyumvise ko FPR ubwayo yigiriye uruhare mu bwicanyi buriya bwabaye mu Rwanda, bohereza abantu bajya gukora ku buryo abo bantu bapfiramo kugira ngo bazabone icyo barega kiliziya gatolika. Kwitwa umupadiri, kwitwa umuntu wihaye Imana muri kirya gihe, yari siroga kuvuga ngo kiliziya ngo ibyo by'Imana, ngo kiliziya gatolika, ubona nyine ari umuvumo waje bafite ikindi kintu bashaka kubisimbuza. Erega reka nkwereke, narabivuze ubushize, numva nabivuze cyane, ariko nongere bisubiremo. Bikira Mariya yavuye Kibeho kubera iki? Révélation chapitre 12. Cya kiyoka cya shitani, cya kiyoka nicyo yarazamuwe kugira ngo kitamugeraho, nicyo cyari gihari. Urebe ukuntu ikibeho cyahagize. Ni ibintu bigaragarira buri wese. Ahantu ikibeho ni hatagatifu, kuba haribasiwe bakajya no kuhicira abantu.
biriya bintu abantu babitekerezeho babirebe neza ntibabone ko ari ibintu by'ubugome gusa birenze ubugome harimo shitani reba nta kindi gishobora kuba mu mugome kitari shitani. Uzasanga wese afite ubugome aba yambaye imwambi imwaritsemo. Urumva? Donc ibyo bintu kandi byabaye muri 1994 byaranateguwe kandi byaratangiye muri 1990 nyine. N'uyu munsi babujije ibinyamakuru kubivuga, amaradiyo make kubigira, ariko uyu munsi barimo barica kurusha muri 1994. we birarenze we kandi rega ntabwo ari uyu munsi gusa. Buriya FPR ifata igihugu hari abantu batari concerne batabonaga n'ibirimo kuba, ariko abantu barapfuye kuva ubwo urumva je simvuga ibyo mbere yuko bafata igihugu cyose kuko sinari ndi muri zone y'intambara cyangwa se aho bashobora kugera, ariko kuva bafata igihugu bari bafite gahunda, bazi abo bagomba kwica, bazi uburyo bagomba kubicamo, bazi kronoloji y'ukuntu bigomba gukurikirana, gutera akavuyo, gutera confusion mu bantu, aho usanga umuntu ajya gushinja umuvandimwe we genocide azi neza ko atayikoze kubera ko yumva agomba kuba ari kumwe n'iyi groupe iyi kandi akayigumamo, hatamushinjije batamwemera. Ibintu bihinduka urujijo, umwijima uraza, abantu basigara nta bwenge bakigira. nibyo ngibyo nakubwiraga yuko mu byo turimo tuvuga ahantu yose ni ukuvuga ngo u Rwanda ni indiri ya shitani. Nta gihe mu Rwanda basibye kubeshya ibintu byose. Sekibi afite iki? Afite akanwa keza. Seki yabeshya arakubwira abakumvisha ibintu byose ari ukubeshya, ari ukurwana, ari ukwicana, ari ubusambanyi, ari ubuki. Ibyo byose kwicana bakanajustifia impamvu bishe umuntu ku buryo abantu baba konvinka ko uwo muntu yagomba gupfa. Ntabwo se ntuza uriya ntuza Maître Toyi ntuza le groupe des avocats yavuze ngo twarabyumvise, ngo mwumvise urupfu rwe ngo twararwemeye. Bararwemeye bigeze bavuga n'umuntu n'umwe wamwishe? Jamais. Ashwi Rwigara bigeze bavuga umuntu wamwishe ari we kugeza n'uyu munsi? Ntawe. Basiye kabera bose ndumva nta muntu urumva wafashwe kubera ko yarashe Asiyeri. Ntabwo wasenya Kiliziya Gatolika wica abantu nka kariya Kageni kandi uri ingabo z'igihugu, hanyuma uzavuge ngo uzabijustifie koma. Ni shitani irimo irwanya Kristo umwami kuva kiriya gihe. Kandi twarabibonye tuti papa yaje kwanonsa ibigiye kuba, byanditse muri Revelation cyangwa Apocalypse chapitre 13 verset 5. Yahawe uburenganzira. Hanyuma amaze kurasa indege ya Habyarimana amezi 42 ashize, Imana iravuga ngo ugiye gukora iki? Ugiye kwiba, ugiye kwica. Ibyo barimo bakora niki? N'ubu ikikujyanye byanditse muri Ezekiel 38 nguhera kuri 10 kugeza kuri 12. Ugiye kwica. Ikikujyanye n'iki? Ko ibyo washakaga byarangiye. Kandi aho ngaho bavuga yuko les idées perverses zayijemo igihe noneho aravuga ati ibintu ibya bindi mwatekerezaga yuko ari accident, ntabwo yari accident, twayirashe kandi turamanutse. Imana iti umanutse ugiye gukora iki? Noneho murebe icyo gihugu
tuvuga nicyo cyonyine ku isi cyanitse amagufa y'abantu bapfuye. nta handi byabaye. Muzaharebe muzambwire. kandi noneho n'amahanga akaza yishimye arira. Mbere ndashaka kukubwira ngo ibyo bintu biranditswe mu gitabo cy'Imana. Noneho yego noneho wakomeza uti n'amahanga akaza akabireba agatanga n'amafaranga ayo magufa ni ikintu abantu bareba bakagira emosiyo. noneho n'abene abantu bareba ayo magufa. ubundi umuntu iyo yapfuye ikintu cya mbere kiruhura abantu ni ukumva ko nawe yaruhukiye ahantu mu butaka, nta n'ahandi agomba kuruhukira. hari n'ababatwika ariko ibyo ngibyo iwacu banza bitaha. none ukabona barafata amagufa y'umuntu y'abantu bakayashyira hariya bakajya bakoburija no kujya kwibuka buri mwaka. ni ukuvuga ugomba guhora wibuka. uko ni uguterekera amfete biriya. urumva biriya biri mu ntuza mu idini ryabo, ni uguterekera barimo. kandi nabe ba nyir'ubwite abo ba victime barokotse n'abanyarwanda bose rega muri rusange bakaba oblige. shitani uko ikora iteza abantu ubwoba. wadajya atangira kugira ubwoba ikabona uko ikwagaza, ikabona uko ikwinjiramo ikakubeshya. iriya ni strategie satanique. ziriya abantu ntabwo bakeneye kujya kureba amagufa y'ababo. uwo muco ntawo wigeze ubaho mu Rwanda. bubaka inzibutso bakashyiraho amazina menshi rwose, abantu bakajya bajya kuhashyira n'indabyo igihe bashakiye. ariko amagufa wagira ngo ni ntuza nizapfuye bakoze muri archaeologique kugira ngo badetermine ibintu binini. abantu bapfuye 94 batangira kuba expose. ndumva nta n'imyaka 10 yari yashize. ikibazo kinahari nuko bo bavuga ngo ayo magufa ni ayabo. ntabwo ari byo. ari ayabo ntabwo bayashyira hariya. bazi ko harimo umuntu wabo ntibayashyira. umwaka wa 94 na 95 yarangiye bahamba ababo mu cyubahiro. noneho bamaze kubahamba, ariko hari abatigeze bahambwa, hari bari mu byobo no mu ki. abo ngabo nibo babanamo amavugufa bashyira hariya bakexposa kugira ngo abazungu baze barebe. noneho bavuge ngo cya gihugu ngo koko ngo cyarapfuye, ngo koko kigomba gufashwa, ngo koko kigomba kugira gute. ibyo bintu iyo ubishyize ntuza Kagame yigeze kuza muri Amerika, ntuza CNN imuha interview ndayibuka. bamubaza icyo gihe bakoraga ntuza bacukura amagufa mu ntuza. bamubwira ati ariko ibiriya bintu murimo mukora nibi. baracukura amagufa y'abantu bishwe bageze gute. alors undi ati none se niba barabishe qu'est-ce que vous allez en faire? muzayakoresha iki? kuko itekereza umuntu uravuze ngo baramwishe, ahubwo abo uvuga ngo ni bene wabo basigaye ugiye kubanikira amagufa yabo hariya. none ubu urimo uravuga ngo 2,000,000 ngo zarasaze. byabuzwa n'iki gusara? urimo ubatorukira mentaloma ubereka babishaka kugira ngo bizagere igihe nyine abantu bapfe mu mutwe. nta nubwo ari abari mu Rwanda. none se wahakana ko ibyo bintu atari satanike? ni satanike se ahubwo shitani isanzwe. sinzi niba haba ubwoko bwinshi bwa shitani. ariko ibi bibaho, ariko biri karagatsiko ibintu gakora
amaherezo yako Imana yanjye ntabwo nzi ikintu ubateganyiriza ariko birenze ubwenge, nta handi biba ari amagufa, kandi noneho ibeshye se uvuga ko ari amagufa, wumva urebe uko bakugira ngo ni imibiri. Buriya umubiri kuri nge serashere ntabwo ari gufa, ntabwo uvanze n'igufa, hari amagufa akaba na ngo buriya ni imibiri, ngo bataburuye imibiri, ngo bagize gute. Ntushobora kuvuga amagufa, cyakora abantu batangiye kuvuga noneho. ntushobora kuvuga ukuri muri ruriya Rwanda, nicyo wagomba kuvuga. Hanyuma banza ari ntuza point naranye ashaka kurangirizaho kuri iyi ntuza point. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli harimo plan ya Yerusalemu, bashyiraho za dimension zayo, buri gace hari reserve kuri domaine y'umuprince y'umwami, hari reserve kuri kiliziya y'Imana, hari reserve kuri kiliziya y'abasanzwe y'abandi batari ntuza. Bikaba byerekana uko direction yabyo nord sud est west aho biri. Hanyuma ahantu muri domaine y'Imana uko yagize avuga yuko ari domaine sacré. Iyo ntuza iyo dimensionnement y'intuza yose ikuvura hari ahantu kuva ku ngoma ya Kayibanda bikagera ku ngoma ya hariya nyine 90 na kangahe. Ariko dimensionnement iyo ntuza y'umujyi wa Yerusalemu yewe nayikoreye imibare nshaka kwirebera uko dimension harimo les mesures métriques zirimo, ntabwo nta nubwo nazize, nta nubwo nazikuye mu gitabo kirimo izo mesures, ndazikoresha ndabarura. Sanga muri icyo gitabo cya Ezekiyeli 45 uko ivuga ndazibara, ngiye kubona nkoza total sanga ari superficie ari 730 kilometre kare. Ndabika ndicecekera, ngiye kubona mbona ordonnance ivuga umujyi wa Kigali iya nyuma yasohotse ndakeka muri 2002 ahari ya nyuma, berekana Kigali uko imeze, Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge na ntuza na superficie yazo zose. Neranije izo ntuza sanga ni neza 730 kilometero kare. Ibiri mu Rwanda bivuga ntuza iriya umujyi wa Kigali nibyo biri muri Bible bivuga umujyi wa Yerusalemu. Kandi muri nababwiye ubushize mu gitabo cya Ezekiyeli ivuga yuko ya Israeli nshya, iyo Israeli iri ku mukondo w'isi, nombre de la terre. Umukondo w'isi uri hariya muri hagati muri angle ya Equateur na ntuza na Meridien de Greenwich. Hariya muri iyo angle niho hari agace k'u Rwanda
na Congo Central y'intuza. Donc icyo gitabo kivuga nombre de la terre cya Ezekiel 38 igice cya 12 niyo ntuza dimensionnement mbona muri Ezekiel 45. Ibi byose birerekana yuko turimo tuvuga igihugu cya Israel, igihugu cy'u Rwanda. Israel ababyumva bazabyumva bagerageza gusoma baverifiye barebe burya gukora analize ni byiza ko gusobanukirwa hari ukumva ariko gusobanukirwa nabyo ni ikindi kintu. Exact, ibyo uvuga nibyo. Kandi rero abantu bamenye abo turi bo naho tuva naho tujya, kuko jewe ahangaha ndashaka kubereka yuko amateka yacu bayatubwiye uko utariko. Bayatubwiye uko utariko. Icyo nshaka ko babwira ndangiza nuko nariya moko nababwiye ko deja abasinga abahutu, abatwa, abatutsi ni Ryangombe wayazanye, niwe wayashyizeho, niwe wayahaye abantu. Ryangombe akorera donc ni monde spirituel, ntabwo ari monde physique, ntabwo ari abantu bava amaraso, ntabwo ari bo Ryangombe akoreramo, ntabwo ari bo batutsi bahutu batwa, ntabwo ari ibyo. Uretse ko izo esprit zituzamo, hari ikuzamo ukaba mubi, hari kujyamo ukaba mwiza. Abo babi nibo bajyana n'izo deshe, n'izo esprit demoniaque za Ryangombe n'abacwezi n'abaki, abo bose bagenda. Ariko mu Rwanda twari dufite amoko. Yego. Jewe nita gakondo yanyayo mbese, ariko ariya moko ntabwo ashingiye ku nkomoko y'abantu. Tuvuga nk'umuntu witwaga gutya akabyara abamukomokaho bose bakazitirirwa iryo zina bikaba ubwoko, sibyo bita inzu, inzu ya naka. Nibyo bakubwira yuko bitwa bene kanaka. Bene kanaka. Donc à la base hari umuntu umwe. Yego. Uwo muntu niwe uzatanga abantu uza bose bazamwitirwa bazamukomokaho. Ariko hari ibyo tugomba kwitondera. Hari ibintu byitwa totem. Ni inyamaswa abantu baziririza. Inyamaswa ubwoko ubu n'ubu buvenera buha icyo ntuza. Ubwo bwoko aho bwagiye izo totemu aho zagiye zifasha, hari abantu bakuraga ari mu bwoko bumwe mu bantu ntuza, bageraho umwe muri abo agakomera kurusha basigaye, noneho we akishyiriraho intuza ye. Yego. cyane ko abanyarwanda batari bafite izina rimwe, bagiye buri wese yagiraga izina rye nk'uko bimeze ubu ngubu dahera. Yego, ariko iyo birahiraga bavugaga uri mwene nde, uri mwene kanaka 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 kanaka. Iyo kanaka yabaga yirahirwa na benshi aturuka ku ntuza, uwo ntuza yabaga akomeye, abo ngabo baramugendagaho. Ariko Abega par exemple, uretse ko ari urugero ntashaka gutanga, Abega ntuza sebuja sekuru wabo bamwita Mututsi. Onko bagombaga kuba ari Abatutsi. Yego. Ariko barakuze, umwe afata afate ntuza agace kubuha, undi abo Mukono, undi abo Mwega. Ariko bose abo ngabo uko ari batatu n'Abatutsi. n'Abatutsi. Abantu babyumve neza. Niba
niba wowe madamu Niera utari muri ubwo bwoko uko ari butatu ntabwo uri umututsi. oya ntabwo mburimo ntabwo mburimo Oya ntabwo ari icyaha kuko umututsi mubi ntabwo ari uwo kuri umututsi uyu nguyu. erega nabo bega bose si babivara. Nicyo nshaka kukubwira, umututsi mubi nuri muri ya ntuza, muri ya esprit ya ntuza y'abashwezi, esprit ikora nabi. Naho abangaba baturuka kuri mututsi wa mugani wabo nta bantu kimwe n'abandi. Donc no nashaka ariko rero cyane cyane icyo nashaka kubagiriraho nuko iyi ngoma y'abanyiginya itangiye, uriya bariya bayitangije barebye ukuntu ingoma yaba forme igakomera, donc habayemo alliance, igihango. Umwami agaturuka haruguru mu bashambo. Abashombo harya twabonye ko ari ngo iki? Abashambo twabonye ko n'abaruguru, n'abandorwa nabo ngabo bagera ruguru kuri ntuza, kuri abo mwita abahutu ubu ngubu bo muri Nord. Noneho umwami agaturuka mu bashambo, ariko umugabekazi akazaturuka mu banyiginya, mu basinga bepfo. Ni ukuvuga ngo umwami agomba kurongora umugore w'umusingakazi, noneho akazabyara umwami ari wo witwa umunyiginya, ariko ubundi niwe wiswe uwa mbere, yiswe Kanyarwanda. Donc umuntu uvuye ku mushambo cyangwa umwungura akavanwa abyawe n'umusinga akaba umunyiginya cyangwa Kanyarwanda, ntashobora kuba umututsi. Umututsi wo kwande, wo kwa Mututsi, kuko aba bo kwa Mututsi bazaza nyuma y'imyaka 300 u Rwanda ruriho. Bazasanga abari umusinga n'umushambo bariho ingoma nyiginya iriho. Niba uvuze yuko abaruguru ari abahutu, ni ukuvuga ngo n'abana babo ni abahutu, abo bana babo aribo banyiginya. Umuntu w'umunyiginya ujya hariya akavuga ngo ni umututsi, ntabwo azi ibyo avuga. Keretse niba ari umututsi kubera ko abandwa, aterekera, yemera inuza imana z'ikuzimu, abivuze gutyo nabyemera. Ariko ubututsi buturuka kuri ntuza, kuri Mututsi, ntabwo abarimo umunyiginya, ntabarimo umusinga, ntabarimo umushambo, ntabarimo umuhondogo, ntabarimo, kuko abo bariho bariya bantuza bataraza, bariya bakomoka kuri Mututsi, bakomoka kuri Mututsi baje nyuma. Abazigaba, ababanda, abagesera ntabwo bashobora kuba abatutsi, kuko bariya bariho abatutsi babasanze hariya. Abatutsi basanze abahondoga, abagesera muri Bugesera, abo ntabwo bashobora kuba abatutsi. Ibintu barwanira mu Rwanda ni ubuswa, ni ukutamenya ibyo barimo, ngo batigeze biga amateka yabo, noneho bakabyasimira nk'uko
babyasimira bakavuga ngo uko byabaye niko biri kandi byarabayeho gutyo kugira ngo babajijishe. Ni nk'uko bari bategura ngo ibitabo bizaza kubabeshya iby'ubu ngubu ngo jenoside yabaye gutya yagize gutya. Byaranditswe byinshi cyane, ahubwo kwiroturuva biragoye ku muntu utazi amateka na makeya. Ndashaka rero kubabwira yuko ni ya totemu, abantu bajye bareba totemu, nibabona abantu babiri bafite totemu imwe kandi batari mu bwoko bumwe, burya bajye bamenya ko bafite imwe. Hejuru yabo hari umuntu umwe wari ufite ubwo bwoko. Ahangaha ndavuga nk'abatutsi ba Mututsi bafite totemu y'igikeri. Abaha, Abakono, Abega bose bafite totemu y'igikeri. Niba hari undi ufite totemu y'igikeri amenye ko ari Umututsi, nyene Mututsi. Ariko ntabwo abo basanze aho ngaho mu 1799 abo basanze bari mu Rwanda ntibashobora kuba Abatutsi. Birumvikana, c'est logique. Urumva? Aha rero niho nashakaga ko kubabwira, kubera ko Abanyarwanda babeshywe byinshi. Abantu bageraho bajyaho bararwana bicana bazira ibintu batazi. Kurwanira ikintu tuzi ni nko gufata abasirikare ukabavana mu gihugu ubajyanye kubarwanisha muri Kongo. Abo basirikare ubabajije mugiye kurwanira iki, ntacyo bakubwira, kurwana gusa. Baratubwiye ngo turwane nta kindi. Wara n'ahandi nguko uko byagenze. Nyamara abavuye muri Uganda baje kurwana mu Rwanda, urumva noneho bamwe barakubwira ngo ngo twaje dushaka kugarura ubutegetsi bw'ubwami, ariko butari ubw'Abega. Yarabivuze uriya muntu waje vuba witwa Frank Mugisha. None se butari ubw'Abega bwaba ubw'abandi? Abanyiginya bavuye mu Ngoma kera ku gihe cya Rwaka. Kuki Abega bakomeje kwitwara nk'aho ari Abanyiginya? Ni ubwoba bw'uko batawugumaho nyine, cyangwa fata kugira ngo ubyumve. Niko Abega baje mu Rwanda binjira, bafashe umuhutu witwa Pasiteri Bizimungu. Mbabarire kuba mwese umuhutu, ariko niko bimeze ubu. Kubihindura ntabwo byakunda, kugira ngo bifashe gusobanura abagira. Bafata umuhutu witwa Pasiteri Bizimungu kubera ko iyo bavuga bati ni Kagame uje kubategeka, intambara n'ubu ngubu bikirimo. Kandi babikoze babishaka. Baramureka ajya hariya yamamaza Kagame cyangwa se Wega bandi bose, arabamamaza abagira gute, baramubeshya. Byaraje biransetsa ukuntu Pasiteri Bizimungu yamamazaga etat de droit, kandi itashoboka. Etat de droit bigaragaza yuko bamubeshye atigeze amenya gahunda y'intu, kuko etat de droit ntishoboka kuri regime Kagame ategeka. Ntabwo ari we wenyine wabeshywe, kuko nkeka ko n'abo basirikare barwanaga, n'abo bari bashyigikiye Umwega, ntabwo bari bazi gahunda arimo. Bari bazi ko batashye. Fata abantu b'indushyi bari mu nkambi, babona se ko kugira ngo yimentone hariya
kandi azi ibyo bene wabo bakoze kugeza muri mirongo ingahe tuvuga 59 kugira ngo yimetone hariye yabigenza. ariko wibuke ko ari Rwigema mbere wari ku ruhembe rw'umuheto, ari nayo mpamvu yamuretse ngo abanze atangire, kuko ntiyari gutangira ngo yemerwe nyine nk'uko abandi babisesengura. Nk'umwana ukomoka muri iriya ngoma y'abicanyi yari izwi ya Musinga n'abamukomokaho. Ese abazi yuko Kagame aturuka kuri Musinga ni bangahe? Barabihishe kandi babihishe nkana. Bazi ko ari umunyiginya. Oya, bazi ko ari umwakagara ariko uturuka kuri nde, kuri Kigenza. Ntabwo bazi ko aturuka kuri Musinga. Donc urumva abenshi ntibanabizi. Ubu ngubu abantu bazi bashobora kuba bazi amateka barabarirwa ku ntoki. Abandi ni abavuba batigeze banabibwirwa, batanabyigishijwe uko bikwiye. Ntabwo rero byari gusobanuka ko Kagame yaba afitanye isano na Musinga. Ntabwo byari bihuye. aho hantu ntabwo ashaka kuhajya. Ni nayo mpamvu Kigeli Ndahindurwa atigeze yakiranwa inuza. Kuko Kigeli Ndahindurwa we uwanarije neza vuba ntuzi urabibona. Urumva? Nkuko biriya bintu twabwiwe, amateka yacu niyo yadushyize mu ntambara tutasobanuriwe. Urumva? Nkuko niyo mpamvu abantu tugerageza kubabwira kugira ngo bavuge bati ese burya nuko byari bimeze, nuko twagombaga kubyiga. Na n'ubu kandi urasanga ababeshwe na Kagame bakomeza kujya hanze bagatangaza ibintu bya Kagame kandi batazi ko Kagame hari n'igihe yandikaga ibintu. Ndaguha urugero, hari aho nabonye uravuga Alex uriya se hari icyo yari yandika ntacyo nta n'uzi niba azana cyane. ndaguha ikintu numvise abantu bavuga ngo Musinga ngo yapfuye muri 44. Kandi ntuza Rudahigwa bajya, jewe narabisomye muri ntuza, abazungu babandikira bimwe, abanyarwanda bakabandikira ibindi, babandikiraga ibindi. Emerera Rudahigwa kubatizwa, hari bumvise ko se yapfuye, kandi Rudahigwa yabatijwe muri 43. Urumva? Donc ibintu barimo bandika, barimo basobanurira abantu. Njya mbibona kuri niriya ntuza site ya Padiri Nahimana. Ntabwo babanza gushungura ngo barebe, bazi ko ibyavuzwe na Kagame ari Bibiliya, ko ari we reference uhari. Ntuza uriya Vansina yaramucagaguye, aravuga ati igitabo nagombye kongera kugisubiramo bundi bushya kugira ngo nerekane aho ibyo avuga ibyo. Donc agenda avuga ati ibi ngibi muzabireba, ibi ngibi bigenda. Kagame yakonsulitaga abasizi b'abatsobe, babega, babaki, kandi aho yagombaga gukura ukuri ni mu basizi b'abasinga gusa. Kandi abo yakuye yahawe ibindi, aho kugira ngo abavuga ati nabihawe n'aba, we yarasimbukaga akayivugira ntabivuge. Kandi iyo ukora amateka uravuga uti byavuye aha n'aha. Iyo byaba bivuye ku bacobe cyangwa ku bega cyangwa ku baki, no nta reference atanga. Ibyo nibyo byarakaje uriya Vansina, aravuga ati ibi bintu bya ntuza narabisomye byose, ndeba n'ibintu byari byaranditswe n'umuzungu witwa Schumacher. Niwe wa mbere watangiye kugira contact
n'abasinga b'abasizi bavugaga amateka. We yajyanye ibintu ntabwo yigeze abipiburiye. Yajyanye ibintu amapaje 1400 atigeze agira, noneho abijyana atashye. Uwo ntuza Vansina yarabikurikiye, yarabibonye, yarabisomye, arangije niho yaje ajeje gupiburiya kiriya gitabo cyo mu 2001. Ariko haravuga ati biriya bintu byanditswe na ntuza historiography ya ntuza ya Kagame byose sera futeze. Ngibi byo nashaka no kubabwira nti mwese bantu mukora mukurikira amateka y'u Rwanda, muyakurikire ariko mushungure, muyakurikire ko murebe harimo ibinyoma byinshi, harimo invraisemblance nyinshi, ibintu bitashoboka bitumvikana mukabyemera, kandi ingaruka zabyo nizi ntambara twagize n'izindi ntambara ziri imbere. Kubera iki? Kubera ko ari amateka musuzugura niyo arimo inzira twagombaga gukurikira, kubera ko ari amateka y'Imana. Ni nko kuvuga ugafata Bible y'Imana ukayitera ukayijugunya ukavuga ngo ndirebe ndikorera ibyanjye. Ubuzima bwacu buri mu kumvira itegeko ry'Imana, amagambo y'Imana. Nitutayumvira ntituzabaze ngo tuzize iki. Urakoze cyane, ndumva ari aho naba ndangirije Madame Oniera. Urakoze, ni wowe ukoze ikiganiro cy'uyu munsi cyari cyiza. Nanone nkaba rero nishimiye ko ibyo bintu bisobanutse, kuko nanjye kuri njye byari urujijo. Nkaba nizera ko hari abo duhuje amatsiko, kandi nkababwira abantu ko nta muntu ufite monopole y'ukuri. Ibyo abantu batubwira byose ntabwo biba ari byo. Ni ukuvuga ugomba gukora uko ushoboye nawe ukajya kwishakira ukuri, kugira ngo ejo utazicuza ngo naka yaranyobeje ngo ibingibi. Nibyo ntabwo byoroshye. Hari abantu dukirira icyizere tuba twarashyize mu myanya, cyane cyane nk'abayobozi b'igihugu, ntibaba bashinzwe no kutuzanira ukuri no kutwereka inzira ducamo. Ariko iyo bayobye se tubigenza dute? Natwe tugomba gushaka uburyo twishakira inzira nyayo. Ikindi kandi ibi byose bigomba ku Banyarwanda by'umwihariko, ukuri ni ngombwa, kandi urukundo rukagomba kujyana nako, kuko ibyo ni ibintu bibiri byabuze. Nagira ngo nongereho gatoya imbabariye. Navugaga nti muri recherche zanjye, iyo nabonaga ibintu bya Kagame yanditse bihuza bifite hari aho bihuriye n'ibintu byanditse muri dans la Bible, ibyo bya Kagame narabifataga. Iyo nabonaga hari ibintu bya uriya Vansina bigize aho bihuriye na Bible, ibyo bintu narabifataga. Nabireba ngasanga harimo inzira. Ntabwo nafashe ibintu bya Vansina byose, no, pas question. Ntabwo nafashe nahakanye ibintu byose bya Kagame, no, ahubwo nakuyemo ibintu dans les deux cas, mu nzira zombi nakuyemo ibintu bihura n'ibyanditse muri Bible, mbari byo ndotona, mbari byo ngenderaho. Urakoze cyane. Urakoze kunyunganira. Aho rero aho nagerezaga nuko iyo Abanyarwanda baza gukurikira, bagashishoza, bagashaka ukuri kwa buri kintu, ntabwo FPR iba yarabagejeje hariya, ntabwo iriya jenoside iba yarabaye. Ibintu byagiye biza abantu babibona, abantu barabwiwe, bumva amaradiyo, bagafata ibyo ntibatekereze. Umuntu akareba undi bakamubwira ko ari umwanzi we, ari abandi babimubwiye. Umwanzi wawe ubundi waramwibonera ukurikije uko akuganiye ibyo agukorera, ariko abantu bakaza bakakubwira ngo uyu ni umwanzi wawe, ugomba kumwica, uyu ni umwanzi wawe, azakwica. Ibi bintu byo kudashishoza bigomba guhagarara ku Banyarwanda, nta shwa bafite. Ikindi, hari abantu bavuga ngo ayo mateka, ibyo bintu byahise murabijyamo kubera iki, ko tugomba kureba ibigezweho n'ibizaza. Ni inzira, ntabwo ushobora guca inzira mo kabiri. Ibyahise ni urugendo abantu bakoze, ibyo bahuriyemo narwo bagomba kubimenya, kugira ngo niba ari bibi ejo batazongera guhura nabyo, bakabihagarikira aho ngaho bagakomeza.
ubwo rero nagira ngo ndangirize aha ngaha mbashimira ko muzakurikira iki kiganiro kandi nizera ko kizabagirira akamaro. Mugire umugoroba mwiza mwese, ubwo nahavuga. Zefani nawe ndagusezeye, ubwo ugira ijoro ryiza cyangwa umugoroba mwiza aho iwanyu, muracyari ku manywa. Bye.